ese shawuza kunyiba kumanywa nkawe umuntu w'umujama yewe ndi kumanywa gasike Aisha ntabonye nkwi ese shanje ubonye nkubise urushyi kuko ntabwo kubise urushyi niko wabonye mukora mu mifu wawe zimwe gasike ntuzongere na ari gasike uretse sha tuzahurira n'ahandi mwa ariko mani nahitinya itarungurutse kandi nongere ndayo yakaga waruzi ko abamara w'ubundi cyangwa sana nakubona ni business bari kurya ko kambive mari uvuze mu kikanya ngiye mumenya bo muyoberaho shaka